Haleluya, haleluya. Twongeye kubashimira bene data, abakunzi ba Naweza TV. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza tugomba gushimira Imana. Ni ibihe Uwiteka yaduteguriye kugira ngo tujye tuganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Muri uyu mwanya rero ufate Bibiliya yawe hafi aho tuganire ku ijambo ry'Imana nawe wisomera. Twaravuze ngo iyo umuntu yisomera ijambo ry'Imana nawe akurikira arushizaho guhishurirwa. Haleluya. Reka rero dutangire dusenga. Turagushimiye Mana yacu nkuru, Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana y'urukundo. Wakoze murengezi w'ubugingo bwacu kuturinda kuva mu gitondo kugeza amasaha. Kuboko kwawe kwiza kwabanye natwe, watugiriye neza Mwami, waturinze byinshi, ineza yawe n'imbabazi zawe byabanye natwe. Mana tuguhaye ikaze no muri uyu mwanya mwiza tugezemo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngwino uganze Mwuka Wera, ngwino utegeke kandi uyobore. Ngwino uduhe kumva no kumvira ndetse no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Gahunda yose turayikweguriye kugira ngo bari wowe ukora iby'ubutwari. Icyubahiro no guhimbazwa nibyo buri muntu wese Mwami ukurikirana Naweza TV muri uyu mwanya ahabwa umugisha kandi uganire nawe ku rwe ruhande bitewe n'ibiharimo. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uko twabivuze rero buri umwe wese nafate Bibiliya ye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Muri iyi minsi ukunda ijambo ry'Imana. Niba hariho ikintu dukwiriye gukora muri iyi minsi ni ugukunda ijambo ry'Imana. Ni ugukunda gusenga no kwegera Imana kugira ngo Imana idushoboze muri bino bihe turimo. Haleluya. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ibi nabyo bizarangira. Haleluya. Ibi nabyo bizarangira. Ibingibi ndimo uyu munsi, ibingibi urimo uyu munsi, ibingibi isi yose irimo bizarangira. Haleluya. Nyumva uwo mutwe w'amagambo uvuga ngo ibi nabyo bizarangira, wowe utekereze ku byawe. Hari ibyo duhuriyeho nk'igihugu, hari ibyo duhuriyeho nk'isi, ariko hari n'ibyo ubifite byawe wenyine. Ariko wumve ngo ibi nabyo bizarangira. Nta bihe bidahinduka. Nta kintu kibaho ngo gihoreho. Ibintu byose bibaho bigahinduka iyo igihe kigeze. Haleluya. Ibi nabyo bizarangira. Yego uri mu bihe bikomeye, yego uri mu bihe bibabaje, yego wenda uranarwaye, yego wenda urarwaje, yego wenda wapfushije uri mu marira, yego wenda urashonje, akazi karabuze kubera intambara z'isi, watawe se uri wenyine. Ibi nabyo bizarangira kuko hari n'ibindi byigeze kurangira kandi byari bikomeye. Haleluya. Areka rero dusome ijambo ry'Imana hano. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Haleluya. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Haleluya. Reka tusimbuke twongere dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli. Yesu nashimwe cyane. Danieli ibice 2 umurongo wa 21. Haravuga ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndagira rero ngo mugaruke mutuze Bibiliya zijye ku ruhande tuganire ku ijambo ry'Imana. Twavuze tugitangira ngo uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibi nabyo bizarangira. Yesu nashimwe cyane. Dusomye hano mu mubwiriza no mu gitabo cya Danieli tubonye uburyo cy'Imana ariyo ihindagura ibihe. Imana ni itegeka ibihe. Imana ni itegeka isi. Imana ni itegeka ibintu byose, niyo ishyira ibintu byose mu buryo. Imana irategeka ngo bwire ejo bugacya, bugacya nimugoroba bukira, ku manywa izuba rikava, nijoro hakaza imbeho, hakaza umuyaga, hakaza ubukonje. Haleluya. Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Nta gihe kiriho kitaremwe n'Imana. Haleluya. Turabonye ngo hariho igihe cyo kuvuka, hariho n'igihe cyo gupfa. Yesu nashimwe cyane. Hariho igihe cyo kurira, hariho n'igihe cyo guseka, hariho igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Yesu nashimwe. Tubonye ngo hariho igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, hariho igihe cyo gutanga
n'igihe cyo kwimana, igihe cyo guhinga cyangwa se kurandura ibikuri n'igihe cyo gutera. Mbega ni ukuvuga ngo ikintu cyose muri iyi si cyagenewe igihe cyacyo. Haleluya. Igihe cyo kuboroga turabizi ko kiriho, igihe cyo guceceka nacyo Bibiliya kivuzeho kiriho. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo nta kintu kiriho muri iyi minsi Bibiliya itavuze. Ibi bihe turimo, ibihe urimo mu buzima bwawe, niba uri mu bihe byo kurira umenye ngo ntabwo ari inzaduka, byariho kuko Imana yarabitegetse. Yarabivuze yuko hariho igihe cy'umunezero ariko hariho n'igihe cyo kurira. Haleluya. Hariho igihe cyo guseka ariko hariho n'igihe cy'ubwirabure. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo cyategetswe n'Uwiteka. Ndagira rero ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, ibihurimo ntibigutungure cyane, ntiwumve yuko n'isi yakuguyeho, kuko nta bihurimo bitateganijwe n'Imana. Ibihe byose Uwiteka yarabitegetse. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Natangajwe n'iri jambo ry'Imana muri iki gitabo cy'umubwiriza. Uyu mukozi w'Imana yari umuhanga cyane, Salomo yari umunyabwenge koko. Yesu ashimwe cyane ngo hariho igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, hariho igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Haleluya. Mwene data, ibihe turimo ni ibihe byo kwirinda guhoberana. Uretse guhoberana ni n'ibihe byo kwirinda kwegerana. Ubu nta wegera undi, turagendera mu ntera za kure, ntawe ugihobera undi, ntawe uhereza undi ukuboko. Turi mu bihe byavuzwe n'ijambo ry'Imana. Ubu dusohoye mu bihe Imana yagiye ivuga ikabiteganiriza. Haleluya. Niyo mpamvu udakwiriye gutungurwa ngo umere nk'ugushije ishyano, ahubwo ukwiriye kuvuga uti burya ibi bintu ntabwo ari inzaduka, Imana yari yarabivuzeho. Haleluya. Ngo igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka. Mu by'ukuri turi mu gihe cyo guceceka. Uretse no guceceka turi no mu gihe cyo gukingirana, dukingiraniye mu ngo zacu. N'akazi ntitukajyaho. Niba tunakajyaho turagakora mu buryo budasanzwe. Ubuzima bwarahindutse, ibintu byose byarahindutse. Ariko nta gitangaje kuko tubonye ko ijambo ry'Imana ryabivuze ko ibyo bihe bizageraho. Haleluya. Ibyo rero ntabwo twebwe abubaha Imana, bazi Imana, basoma ijambo ryayo dukwiriye gutungurwa, ahubwo dukwiriye kuvuga ngo ese Mana niko bimeze? Buriya byarateganijwe, wari warabivuze, wari warabigambiriye ko ibyo bihe bizabaho. Uyu munsi rero ndavugana nawe uri mu bihe byo kurira, umenye ngo ibyo bihe ntabwo bizahoraho. Umenye ngo ntabwo bizahoraho, biraje, uriho urarira, ni igihe cyo kwirabura, wababaye, wabuze uwawe, agahinda kakwishe, amarira yabaye menshi, ntimba zabaye nyinshi, ariko ntabwo bizahoraho. Byo nabyo bizarangira. Ntabwo uzahora urira, ejo uzaseka, kubera yuko niko Imana yabigennye. Ibihe biraza bigaha ibindi. Umwaka uraza, wajya kurangira ugahereza uwundi, hagatangira undi. Ijoro rigahereza igitondo, igitondo kigahereza ijoro. Niko Imana yabiremye, buri kintu cyagenewe igihe cyacu. Bakundwa bene data, nshuti zacu za Naweza TV, naje kubibutsa yuko nta kintu kiriho kitagenwe n'Imana, nta kintu kiriho bishobora kuba bidutunguye. Ibi bihe turimo byo kuguma mu rugo, byo kwikingirana, byo kwambara agapfukamunwa, wenda se by'amakuba, byo gupfusha abacu, by'ubushomeri, benshi batakaje akazi, ariko buri kintu cyagenewe igihe cyacyo. Birashoboka ko igihe cyawe usohoyemo ari ukurira. Birashoboka ko igihe usohoyemo ari igihe cy'ubushomeri, cyo kuba ntacyo ufite, ntacyo winjiza. Birashoboka ko igihe ugezemo wowe mwene data, nubwo turi mu bihe bitunguranye bibabaje isi yose, wenda uri mu gihe cy'umugisha, wenda wowe urakora akazi kakagenda, wenda wowe nubwo abandi bakingiraniye ibyabo badakora, wenda wowe ku isoko urakora bikagenda. Muri supermarket wowe kubera ko wemerewe gucuruza yenda biragenda kuko twafunze ibindi, ariko ntabwo duhagaritse kurya. Haleluya. Buri kintu rero Imana yakigeneye igihe cyacu. Birashoboka ko aho abandi baburiye wowe uyu munsi ariho ubonera. Yesu nashimwe. Birashoboka ko aho abandi baririra hariho wowe usekera. Haleluya. Mu gihe benshi bashomere batakaje akazi kabo, muri iki gihe cya corona hari benshi babonye akazi. Haleluya. Imana ikora ibintu byose uko ibishaka. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli, yatubwiye ngo Imana niyo yimura abami ikimika abandi. Imana niyo itegeka ibihe uko bigomba gusimburana, uko bigomba kunyurana. Yesu nashimwe cyane. Rero nshuti yanjye, birakwiriye yuko twisunga Imana yacu tukayikomereza, kuko niyo itegeka ibi bihe, niyo yaguha imbaraga zo kuba muri ibi bihe, niyo yaguha imbaraga ikaguha n'uburyo bwo kwitwara mu bihe nk'ibi ngibi bigoye.
haleluya. Niyo yaguha imbaraga ugakomerera muri yo, ukayihanga amaso, ukayizera, kubera yuko niyo yategetse ibi bihe, niyo izi itangiriro ry'ibi bihe, kandi ni nayo izabirangiza. Kubera iki? Kubera ko ububasha buri mu kuboko kwayo. Ibyo bihurimwo, haleluya, ibyo bihurimwo byo kubabara no gupfusha abawe, Imana itaguhumurije, Imana itakwambitse imbaraga, ntabwo wabishobora. Ntabwo wabishobora ku mbaraga z'umwana w'umuntu, ntiwabishobora. Nk'ubu ngubu hariho ingo z'abavandimwe, z'imiryango, usanga urugo rwose rumeze nabi, barwaye korona, ugasanga guhera ku bana, guhera ku babyeyi bose bararwaye. Mbese ninde uri buze kubareba? Ninde uri buze kubarwaza? Ninde uri buze kubafasha? Ninde uri buze kubitaho? Ntabwo byoroshye, kubera ko umuntu wese muri iyi minsi ariho aragerageza kwirinda. Ni ukuvuga ngo turi mu bihe ibyo umuntu wese agomba kwirwariza. Turi mu bihe uhura n'umuvandimwe umukumbi ukaba udashobora kumwegera. Turi mu bihe byavuzwe n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Twabonye yuko Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Icyo rero dukwiriye gukora twebwe ab'Imana yaremye ni ukuyiyoboza ngo Mana, muri ibi bihe se dusohoyemwo, kandi ko wari warabivuze mu ijambo ryawe, noneho dukora iki? Haleluya. Muri ibi bihe dusohoyemo, muri ibi bihe turimo bikomeye, byagenwe n'ukuboko kwawe gukomeye, ukagena ko tuzagera muri ibi bihe by'icyorezo, ukabiteganya ko tuzagera muri ibi bihe by'intambara. Ku mpamvu zawe nk'Imana, kubyitwaremo duti. Kandi bakundwa, ndashaka kubibutsa yuko nta kimana ikora nta mpamvu. Ibintu byose Imana ibikora kubera impamvu no kubera umugambi. Iyo rero wegereye Imana ukayisaba kukuyobora no kukuganiza no kuguhishurira, ikwereka impamvu y'ibi bihe, ikakwereka impamvu y'ubuzima urimo unyuramo muri iyi minsi, impamvu y'intambara urimo n'ibikomeye urimo. Imana yacu ni Imana ivuga, na ndetse ikaguha imbaraga zo kwitwara mu bihe urimo. Niyo yaguha imbaraga zo kumenya uko witwara mu bihe urimo, niyo yaguhishurira uko ukwiriye kubigenza. Imana yacu rero ni umutunzi w'imbabazi. Imana iradukunda kandi iri hejuru ya byose. Hari ijambo twigeze kuganiraho, sinzi yuko muryibuka abakunzi ba Naweza TV, rivuga ngo Imana iri hejuru y'ibiteye ubwoba byose. Ibi byose koko Imana yari ibizi ko bizabaho, kandi mu gihe nk'iki ngiki aribwo byari byarateguwe ko bizabaho. Iri hejuru yabyo, ifite imbaraga, ifite ijambo rya nyuma, ifite uko izabigenza, ifite n'uko izabirangiza. Haleluya. Icyo rero twebwe dusabwa ni ukuyisunga, ni ukuyikomerezaho, ni ukuyisaba imbaraga, ni ukuyisaba kudushoboza muri bino bihe. Haleluya. Rero nshuti yanjye, naje kukubwira ngo ibi nabyo bizarangira. Uwo mwijima urimo ntabwo uzawuhoramo, uzarangira. Hazaza umucyo. Iwawe muri uyu munsi cyangwa muri ibi bihe hari umwijima, ejo hazaza umucyo. Muriho murarira kubera abanyu mwabuze, abari mu bitaro barembye bameze nabi, ejo muzaseka. Niko ibihe bimeze. Ntabwo warira ibihe byose, nta nubwo waseka ibihe byose. Icyo ugomba gusaba rero Imana ni imbaraga zo kuba muri ibyo bihe ugezemo uyu munsi. Ibihe usohoyemo uyu munsi nta wundi wagushoboza kubyitwaramo, nta kundi wabishobora, nta handi wakura imbaraga uretse kwisunga Kristo utegeka ibihe. We wagennye ibihe uko bizagenda, niwe wabana nawe mu bihe urimo. Haleluya. Niwe wakubwira ijambo ry'ihumure, ijambo rikongorera, rikubwira ngo humura. Yesu nashimwe cyane. Niwe wakubera amaso. Bwana sifiwe. Niba wibuka rino jambo dusomye ryo muri Danieli, sinzi ko waryumvise, umurongo wa 21 ibice bibiri bya Danieli, hatubwiye ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Niyo yimura abanyabwenge, abambambe niyo inyuranye ibihe igaha abanyabwenge ubwenge, ikabaha no kwitegereza, ikabaha kumenya. Ibi ni ibihe byo gusengera abanyabwenge bacu, ni ibihe byo gusengera abaganga, ni ibihe byo gusengera abashakashatsi, abafite icyo bakora muri ibi bihe turimo, kugira ngo Imana ibahe ubwenge. Tubonye ngo niyo ihe ubwenge abanyabwenge ikabayobora. Yesu nashimwe. Dufite inshingano zo gusengera abanyabwenge bacu, abashakashatsi, abaganga. Tubasengere, tubagire ku mavi kugira ngo Imana ibongerere ubwenge, ibongerere kumenya icyo bakwiriye gukora.
ibongerere bashakashake bunguke ubwenge n'inama ejo hazaboneka umuti wa korona kuko niyo iha abanyabwenge ubwenge ikabongerera niyo yimura abami ikimika abandi niyo yimura imyaka igategeka iyindi kuko niyo ifite ububasha niyo yaremye ijuru n'isi niyo yaremye abo banyabwenge bose niyo yaremye ibiriho biboneka n'ibitaboneka. Haleluya. Rero nshuti yanjye nongeye kukubwira ngo ibihurimwo bizarangira. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ngo ariko bwacya mu gitondo ngo impundu zikavuga yego urarira ariko ejo ntabwo uzawurira, yego urarwaye ariko ejo uzaba uri muzima kuko Imana inyuranye ibihe. Imana itegeka ibihe bigasimburana mu buzima bwawe. Haleluya. Hari umugani abanyarwanda bajya bavuga ngo iki sinkizi neza ariko ngo byago ntukabure ngo kandi ntugahore. Impamvu baba bavuga gutyo ni iki? Ni ukubera ko rimwe na rimwe niyo ibyago bije niyo amakuba aje biradukangura bikadutera kwegera Imana, bikadutera kwizera, bikadutera kuyishaka, bikadutera kuyiringira kubera ko tuba tubona ntahandi gutabarwa kwacu kwava. Haleluya, haleluya. Kandi ngo ntugahore, ntabwo Imana yakwemera ko ibyago byaje bihoraho kubera yuko twapfa twarangira. Kandi si umugambi w'Imana. Hariho igihe iba yabikoze kugira ngo itwigishe, iba yabikoze kugira ngo idukangure, rimwe na rimwe yenda bibona dusinziriye. Haleluya. Rimwe na rimwe yenda bibona tudahari, tuvugishije ukuri. Ukuntu abantu turiho dusenga muri iki gihe cya korona, muri iki gihe cya lockdown, ntabwo ariko twasengaga tujya mu kazi, ntabwo ariko twasengaga turimo ducuruza, cyangwa ntabwo ariko twasengaga turi mu mahoro. Hari igihe Imana ibyemera kugira ngo iduhwiture, hari igihe tubura, hari igihe dushaka ikatubura. Haleluya. Rero Imana kuko ari umubyeyi hari igihe ishakisha uburyo bwo kutwiyegereza. Birashoboka ko ari wo mugambi wayo, ntabwo tubizi. Birashoboka ko ishaka kugira ngo twongere twunge ubumwe nayo, wenda twagiye kure twarabuze. Haleluya. Gusa tumenye ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo, kandi Imana ikora nk'umubyeyi, iradutegeka, iratureba, iratwitaho, ireba ikidukwiriye. Yesu nashimwe cyane. Hari akantu nibutse, umunsi umwe papa wanjye yarashaje ntakiriho, ariko umunsi umwe ariho yagize gutya abona ntaheruka abana be. Umwe wese ari muri shuguri ze, undi muri shuguri ze, yari mu rugo rwe, yari mu kazi ke, abona ntiduheruka kujya kubasura n'umukecuru. Aravuga ati ariko aba bana mu by'ukuri simperuka amakuru yabo. Wagira gutya ukabahamagara kuri telefone, bite muraho, amakuru wakumva ari bazima, ibyo bikaba birarangiye. Umusaza aratekereza aravuga ati aba bana reka mbafatire ingamba. Niko mbitekereza kuko niko yabigenje. Afata telefone araduhamagara, ahamagara umwe uko tuvukana. Aravuga tumva ndategetse ngo iyi tariki uyu munsi kuri iyi saha mwese muzaze hano munyitabe ndabakeneye. Ati kereka umuntu uzaba arwaye ari mu bitaro, uwo niwe tutazagirana urubanza, ariko ntihagire undi muntu wese uzabura kuza kunyita adafite impamvu keretse urwaye. Iyo niyo mpamvu nemeye. Yesu nashimwe cyane. Turagira ubwoba, ese habaye iki, ese papa agiye gupfa, ese ni mama urwaye wenda bariho baraduhisha, mbese tugira ubwoba turahahamuka. Haleluya. Turagenda turabwirana, buri muntu wese ashakisha uburyo aragenda. Ubwo mbese muri make n'utari ufite itike wenda yarayigujije kugira ngo ajye kwitaba umubyeyi. Haleluya. Turagenda tujya mu rugo, tuhageze turicara turaganira, turasabana, turaseka, dusanga ababyeyi ari bazima, turishima, batetse, bashatse byo kunywa, mbega biba nk'umunsi mukuru. Turishima, turaganira, turasabana. Noneho aratubwira ati nagira ngo tuganire, narimba kumbiye bana banjye, ariko mwebwe ko mukunda abana banyu kuki mugira ngo nge simbakunda? Ni gute mugenda mukicara mukamara umwaka cyangwa amezi angahe mutaje kudusura? Erega turabakumbura, nubwo muri bakuru muri mu ngo zanyu turabakumbura. Yesu ashimwe cyane. Arangije aratubaza ati ariko se ko ndeba namwe muganira nk'abadaherukanye, ko ndeba namwe musabanye, ko ndeba museka mwishimye, ahubwo murabona ntabagiriye neza, ubundi mwebwe mwari mwaherukanaga? Hari uwaherukaga undi? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ako ni akantu umubyeyi yakoresheje kugira ngo atubone. Koko turicara, turaganira, turasabana, turasangira, turishima, ababyeyi barishima.
iyo ataza kubikora gutyo wenda ngo adutere ubwoba tugire ngo hari ikibazo, umwe wese yari kuvuga impamvu ze. Nge nzaba ndi ku kazi, ngewe umukozi wanjye yagiye, ngewe impamvu iyi ni, twari gutanga impamvu ntatubone. Ariko kuko yashyizeho itegeko ati ndavuze ngo utazanyitaba mu bana banjye ntabwo tuzumvikana, keretse uzaba arwaye ari mu bitaro, nihagira urwara akajya mu bitaro uwo niwe nzumva, ariko nta yindi mpamvu nzumva. Ako ni akantu yakoresheje nk'umubyeyi kugira ngo atubone, kuko yaratubuze. Turi mu byacu, turi muri shuguri, turi mu buzima, turashakisha, turi mu mago, turi mu bana, turi muri ibi, ababyeyi ntitubaheruka. Nk'umubyeyi rero akoresha ako kantu kugira ngo atubone, kuko aba yatubuze. Haleluya. Ako kantu njya nkibuka kakanyigisha. Yesu nashimwe cyane. Ako kantu njya nkibuka kakanyigisha, yagakoze nk'umubyeyi akoresha ubwenge kugira ngo abone abana be. Natwe rero Imana hari igihe iba yakoze aka kantu, hari igihe iba yazanye aka kantu kugira ngo itwigishe, kugira ngo itubone, kugira ngo itwereke ko ari itegeko ubuzima bwacu, kugira ngo itwereke ko aho idushaka igomba kutubona. Hari igihe tuba twaratatanye, twaragiye yaratubuze. Yesu ashimwe cyane. Rero tumenye ngo Imana nigena ibihe byose, nitegeka ibintu byose, kandi bikora kubw'umugambi mwiza. Icyo ukwiriye kumenya ni ukumenya yuko ibi bihe bitazahoraho, ni ukumenya yuko niba urira ejo uzaseka, ni ukumenya yuko niba urwaye ejo uzakira ubuzima bugakomeza, niba turi muri lockdown, turi muri guma mu rugo, ejo tuzayivamo ubuzima buzakomeza. Icyo ukwiriye gukora ni ugusaba imbaraga z'ibihe, ukamenya uko witwara n'uko ubigenza. Niba urira uvuga ati Imana ndagushimiye ko nongeye kwibuka ko ejo nzaba nseka ntazahora ndira. Niba uri mu bitaro urembye cyangwa urwariye mu rugo, uvuga ati Imana ndagushimiye yuko menye yuko ejo nzabyuka nkaba muzima, koko ubuzima bwanjye ni wowe butegeka. Haleluya. Yesu rero abaho umugisha abakunzi bacu ba Naweza TV, mwongere kubuka iryo jambo ngo ibi nabyo bizarangira. Ibyo urimo, iby'isi irimo, ibyo ngewe ndimo, ibikomeye biruhije, amarwara n'ibindi bizarangira, dusubire mu buzima busanzwe. Ahubwo icy'ingenzi nibirangira bizagusigira somo ki? Ese nibirangira bizasiga warasabanye n'Imana kugera ku ruhe rwego? Ese nibirangira uzaba witwaye ute? Uzaba ugeze ku ihe etape yo gukorera Imana. Aka gahe gakoreshe neza, ntikagupfira ubusa, wegera Imana uyisunge, nayo izakugirira neza muri byose. Haleluya. Mama Imana rero abaho umugisha bakunzi bacu ba Naweza TV, Uwiteka bitwararike abarinde muri bino bihe, kandi abahe kubitambukamo neza, kubitambukamo nk'intwari, nk'intore za Kristo, hanyuma tuzagururirwa. Haleluya. Turabashimiye rero buryo ki mukomeje gukorana natwe uyu murimo. Abakoze subscribe Imana ibaho umugisha, abakora share ijambo ry'Imana, Uwiteka buzuriza ibigega byanyu. Wowe utarakora subscribe please uyikore kugira ngo dukomeze gufatanya uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi twibuke yuko umuhati wacu atari ubusa ku mwami. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge kugira ngo ijambo ry'Imana rikomerere mu mitima yacu. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana nkuru, Imana ikomeye ndetse iteye ubwoba. Turagushima Mana kuri hejuru y'ibiteye ubwoba byose, turagushima kuri hejuru y'ibiturwanya byose, turagushima kuri hejuru y'ibikomeye byose mwami. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakoreka. Twabonye neza ko ibi bihe byari byarateguwe, yuko buri kintu cyose wakigeneye igihe cyacyo. Twabonye ko ari wowe unyuranye ibihe Mana. Twasanze ari wowe imikaba mukimura abandi. Twasanze ari wowe haba abategetsi gutwara, ari nawe uha abanyabwenge kurushaho kumenya ubwenge. Niyo mpamvu tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Turagusaba rero mwami Imana ngo ube inyuma y'iri jambo, abanyabwenge urushizeho kubaho ubwenge, bahishurirwe, bakora iby'ubutwari muri kino gihe turimo, ndetse n'umuti uboneke mwami kugira ngo tuve muri bino bihe. Kandi Kristo tugushimiye ko uhumurije imitima, harabariraga, harabari barwaye, harabari bashomereye, bamenye neza ko ibintu byo bizarangira, nta gihe kitarangira. Turagushima rero, duhe imbaraga z'ibi bihe, uburyo bwo kubyitwaramo, duhe kunesha, duhe imbaraga, dukomeze dukora iby'ubutwari kugira ngo tuzabisohokemo mwami twambaye imbaraga, kandi dufashe umwanzuro bushyashya wo kugukorera. Icyubahiro ni cyawe Data mwiza. Urakoze Mana ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.